Guys, welcome back to our YouTube channel MTV1 Show. So guys, umunsi nko mubibona mfite abatumirwa badasanzwe nko mubabona n'abantu mwakunze cyane abanyarwenya bacu. Njyewe ndabafana cyane, ndatekereza ko nawe uri kurira kino kiganiro uri umufana ukomeye cyane, kandi nutabafana ndabizi ko birangira ubafanye. Reka dutangire batwibwira. Hi. Umeze gute? Meze biraho nyine. Biraho gute? Biraho nyine urumva hari ubusuna kugakomeze. Ukuntu umeze ntigushimishije. Ntigushimishije gute se? Nese urabona dusa. Turasa? Gute yushingiye? Twese dufite ishusho y'Imana. Ishusho y'Imana? Oyasha. Ni mu ishusho ya Korode. Korode ninde? Nyine Imana isa nkanjye. Yaba ari Imana. Nese bari iki? Kandi Imana yaravuze ngo mwese mufite ishusho nk'iyanjye. Buriya se? Ngiye byagorana. Wowe urabona ufite ishusho nk'iya Korode? Nk'iya Korode rwose, ntabwo ari ishusho y'Imana. Iyi Imana nayo yabidatwika. Imana yabidatwika. Imana ifite tuno tuntu koko. Utuhe? Utu tuntu zuzi ukuntu batwita. Batwita ngo komanusi. Batwita komaki? Bamwita wibi. Nyine urumva ni koma ukongeraho mama, ariko mu kirimi nyine nyandagazi. Nyoko. Birangize bivuga birangize. Buriya nyoko. Nyoko ubundi mu Kinyarwanda bavuga ko buri ari narwo rurimi ruzima. Nyoko. Nasko. Isko nyoko. Nyine wereba nkawe. Nyoko nyine. Nyine nibyo byanyabyo. Bira bintu bya mama n'ujya wumva n'abantu zana ijana he. Mama barabikoresha ni ijambo rusange. Mu Faransa bavuga mama. Aho nyoko. Nyoko ni Ikinyarwanda cy'umwimerere kuva mu kwa baryangombi yo kukomeza ino. Noneho muri make mushatse kubona ikoma? Nyoko. Oya tubivuze turandaga ubundi tuno twana. Wenda ngiye dutangiye kuva biteye nibihe. Ako ubundi mu ndimi nziza babivuga ngo ni koma, ngo n'udukoma nyoko. Ngo n'udukoma nyoko. Niko batwita. Mbese wowe niyo sura yawe? Oya wenda naga ahubwo uriyavuze ibya ryangombe. Habije hano nabandi nk'iyo Mana. Ryangombe. Ako nayo biko ko ari nuza abantu basengaga. Nyine barasengaga, ariko buriya umuntu wasenga Imana isa nkanjye we ntacyo mwijeshe. Reka nk'urugero no gutaranyakira hari ibintu twajyaga tubamo n'imyumvire twagiraga kera. Ukumva nk'umuntu arakubwiye ngo ijana ryanye ngo riruta miliyoni yawe. Ni impamvu y'Imana, ni uburyo bwo kwiha amahoro. Nawe uravuze ngo twaremwe mu ishusho y'Imana. Yego. Neze uvugije ukuri. Ndeba nawe wibone iyo Mana yaba ari imwe. Ahubwo zitandukaniye. Ihuriye sawa. Nawe uri buse ni iki nkurusha? Byaba ari ntacyo nabivugaho gusa kuri ni wowe ukuzi. Njye nta kuri nzi guys, nkuko twese dufite ishusho y'Imana. Rero sinzi impamvu ahubwo muri kwisubiza inyuma ngo dukomeze twiyakirira impanga. Wari ugikomeje kutwibwira yego? Nari nyikomeje. Ariko nari ngeze he? Wari kutubwira isura ufite nyine? Isura mfite ubwo ntishimishije ndabisubiramo. Yego. Ikindi nyine ubwo ndi musa. Impanga ya kandi. Ndi impanga ya kandi, ariko ntabwo ndagahanga ke. Uri impanga? Ni umuvukanyi. Ni umuvukanyi muri make. Umuvukanyi. Ni Garafrere kuko niwe ngo wavuye mu nda mbere, nanjye mvamo nyuma. Kinyarwanda kiza ariko navuga ngo bucuranga avamo nakoreho ibikomeye y'ukuntu. Ubwo nanjye navuye gutyo, nta wundi mwana uradukurikira. None se muravukana bya seriye? Cyangwa nyine ni bya bindi mwahuye muhuza umwuga? Aho byaterwa n'icyo bita Ikinyarwanda, sinzi uko waba ucyumva. Cyane ndacyumva imbere cyane. Turavukana. Muravukana mu buryo buhe? Hari ukuvukana mu buryo bwa kivandimwe, hari ukuvukana mu buryo bw'amaraso. Niyo mpamvu nayo yabivuze neza akavuga ngo turi impanga. Nose muri impanga nyine bya seriye? Nyine numva ntago ari uburyo bw'amaraso. Okay. Turavukana mu buryo bw'intanga, ntago ari ubw'amaraso. Izo bintu nako nabyo nzi. Bidusobanura Abanyarwanda. Nyine urumva ibintu byo ese ntago wize biology. Ayo nize. Bivuge mu ndimi z'amahanga nibwo bidasebetse cyane. Mu ndimi z'amahanga. Hari ukuntu nyine turavukana. Reka dukoresha kongereza koroheje. The same spam. Oya. Ni iki? The same blood. Turaba twin. The same blood. Kandi yatubwiye ko mudahuje amaraso. Yarajagaraye n'umwana, reka mukuru wengeye icyo mvuga. Komana rubanda barakura. Mbese ni the same blood. Turaba twin. Gusa niwe wasohotse mbere. Kandi yavuze ko ari wowe. Ninjye wasohotse nyuma. Umuntu ni umuntu. Ndibeshye ni yasohotse
nasohotse mbere ndamubanziriza niyo mpamvu ndi mukuru wiwe nawe asohoka nyuma gusa twavukiye itariki imwe n'isaha imwe n'umunota n'umwe uyu munota wese umwe kuko byashobotse urabizi se ku mubyeyi umwe cyangwa se ku babyeyi mwavukiye wenda igihe kimwe ariko atari ku mubyeyi umwe ababyeyi babiri babyara impanga z'abantu babiri wenda twavukira rimwe tugahuza date tugahuza amasaha ubwo twaba turi matsinzi ariko byaba nka wa wundi ngo hari umuntu wabyaye abana babiri none ngo yari ari kurekarama ngo umwe muri bo ntago ari uwe ubwo se byari bitewe n'iki ngo arekara ubwo simbizi yabonye ngo umwe basa ngo ndabona badasa nawe rero sinzi impamvu uri kubishidikanyaho cyane ikintu ari gukora ari gusobanura ikinyarwanda uri gusobanura ikinyarwanda mu kinyarwanda nshaka ngo abanyarwanda basobanukirwe ibyo muri kuvuga kugira ngo twihutishe ducunguze uburyo umwete turi impanga muri impanga papa n'umwe mama n'umwe twavutse mu nda imwe igihe kimwe itariki imwe iby'amasaha byo wenda bifite kuba byararutanaga ku masegonda kuko ntabwo twasohokera icyarimwe umubyeyi yaba atangaje ariko turi impanga icyo navuga nta nubwo muranyakira ariko turakwakira waniyegerejwe kera yiyakiriye se uri majya n'icyanutsi rwose ngo nawe aramwakira amagambo afite yaje ari umushyitsi ariko yabaye umusango ari gutanga ikaze ahubwo tutaranamwakira nicyo kirenze ahubwo nabanza twakira wowe utaratubwira kwanza ukora iki mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ntacyo naba nkubeshye nkabije naba nkora iyo bwabaga nta n'ikindi iyo bwabaga si ubwo bishatse kuvuga iki umva iyo bwabaga ubundi ni story twigeze kuyihabwa ubundi ngo byari umuntu wakundaga kuroga umuntu wakundaga kuroga cyane noneho ngo umuntu aza kumusaba uburozi ahantu nyine ngo harashwenyuka none uburozi ngo hari ukuntu babikaga mu kibindi nyine mu kintu ikibindi urakizi se ndakizi umwana ufite iyo nzobe bimeze gutyo zikibindi ako mana yanjye nawe mpamvu utari kavukira i Kigali ntabwo ndi kavukira noneho ahubwo noneho ngo ubwo umuntu angaza kumusaba uburozi ashaka kwirogera ngo ikintu umuntu nako yashaka kuroga umuntu noneho ngaje arambwira ati rero ahantu twabaga uburozi barabutwaye ibintu byose inzu zarashwenyutse avuga ati ihangane ushakashake aturebe mu bikono hose uko kombe urebe naho bwabaga aturebe ugenda ukora iyo bwabaga akantu ko gukora iyo bwabaga rero nuko kaje nibwo kavuye iyo ni impanga yaje nyuma we nabyuzi igihe wavutse ni ukuri kw'Imana wahora araragira mu bintu by'ibimoteri n'iki ntabwo yapfa kumenya ibyo aribyo nk'utwo tudustori mba naradukuye ku mubyeyi nyine ari kutuganiriza ku mashyiga sobizi uyu ari kuragira uyu nguyu aragira aba ari mu kimoteri gusyaga niko babyita gushaka inyuma niko babyita nibyo bayibereyemo rero niko kazi mubaze niko kazi ukora se cyangwa aratubeshya urumva uburyo tuba tuvukamo cyangwa uko twarezwe tugira umuco umwe wo ku ifishi uba utazakuvamo uko wagira ute hose ndaguha nk'urugero nk'ubu nkanjye ntabwo ndi umunywanzoga ariko kubera ko navutse mu muryango w'abanywi nkumva ko n'abasogokuru bacu bakoraga ibyo bintu ngerageza kubikora atari iby'umwuga ariko byo kudasuzugura umubyeyi kuko ndi umwe mu bantu badashaka kubabaza umubyeyi wanjye rero ubwo ngubwo icyo twavuga kuri ibyo byo gusyaga ibyo byo birakorwa ni nk'umuco nk'uko tuzi ko iyo umuntu agiye gusaba yitwaza inka usibye ko abo ubu ngubu babizanye mu mafaranga ariko ubundi ni nk'umuco niyo waba ukoramo hehe niyo waba ukora mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi akantu ko gusyaga ni umuco ntago ari ukujya gushaka ifaranga gusa ni nk'umuco niko navuga gusyaga ni umuco wowe abyemera ko ibintu gusyaga wowe kutabikora kandi ibyo bintu by'umuco ariko nyine ndababigereranyije nabi urumva avuze ngo ibyo gusaba kandi reka nkubwire ahubwo hari ibintu byo gusaba bijya bincanga ubona mu gusaba barasaba bakavuga ngo inka ngo dutanze kibamba ngo n'iki bakavuga ngo inka nk'icumi bajya gutanga kandi iyo turegeye dusanga batanga amafaranga bakanavugira inka kandi batanze amafaranga ahubwo bazajya batumira nka jera wa banki kuko batanze amafaranga azavuge buri seriyo namba buri note na seriyo namba yayo kubita hariya ati igihumbi gifite seriyo namba kame na 15 ku itariki ebyiri yabikije aya ngo yabikije aya naho se umuntu atanze amafaranga urimo uravugira inka ibyo bintu numva bihuye urimo uravugira inka kandi watanze amafaranga bya bintu twitaga za baringa mwari mukinyakira okay back to the point twari tukiri mu bintu byo gusyaga by'umuco ibyo ni umuco urabizi abana b'i Kigali hari ukuntu ako n'induba ni Kigali by the way induba ni Kigali wabyanga wabyemera ntago ari ho dutuye induba ntaho uzi nusaza bazaza kukumenayo nako bahamena imyanda gusa muri gahunda dusukure igihugu dusukure n'umujyi ufite kuba utazi induba ariko ibikorwa byawe bigira uruhare nani induba ifite umumaro ku bikorwa byawe nk'uruhe se ubwo
si utuye muri Kigali se cyane nubwo aha hantu naho bitoroshye wowe nyatarenze ahantu hatari igikorwa remezo ariko igikorwa remezo ni iki se kazi kuba ari iki nahagaze ku muhanda ngira ubwoba wabuze iki nabonaga hasa neza nabe n'iwacu harazwi icyo kimoteri kirahari twebwe se ko datuye induba ubundi harangwa n'iki kuko mukunze kuvuga ngo induba ariko ngashaka abantu induba simazi ni ikintu kiharanga ikintu wahamenya rero ikintu wamenya hano si mugira ukuntu mufata udushingwe mukaturunda ahantu hamwe umuntu akaza akabitwara uzamukurikire ugenda ureba imodoka bishyizemo iyo modoka nuyikurikira izakugeza n'igihe nakwakirira nzira urumva aho ni hindu mbese induba ni mu bishingwe mu ncamake ntabwo wenda ari mu gishingwe hose kuko ni umurenge ufite agace kanini karimo iki kimoteri noneho ukagira rero n'ahandi ubundi munyuze mu ijambo nako ndyitije nuko wenda nuko wenda tutabona amagambo tubivugamo ariko ubundi nduba ni nka mizi nyine hari nk'ibintu ubuzi mu gihugu byaciwe nk'amashashi ibintu by'imiseke kunywera mu miseke ibyo bintu byose n'amaparasitike hari amaparasitike yemewe mu gihugu hari n'amaparasitike atemewe n'amashashi ibintu nk'ibyo rero ibyo bintu induba niyo muri ya mize yabyo niho ibyo byose bibera induba ikindi kintu niho hantu hambere hatuma uyu mujyi wumva uvugwa mu nkuru ahantu hose induba niyo ituma uno mujyi ubamo muri gahunda ya sukura umujyi mbese induba isukura umujyi cyane wa Kigali cyane ndumva mufite impamvu yo kuhataka rwose ntabwo tuhataka kuko n'ubundi tako ntibyahabera reka nkwereke buriya uriya muntu uko nawe uriganza cyane uzi noneho akazuba kari gukubita kano ka mu gitondo akayaga gakubita gutyo deri ubona nk'ukuntu ujya ku kivu bakubwira ngo ndi kumva ngo deri ngo y'akayaga ngo amahumbezi ngo iki mu gitondo nka 2:00 akayaga n'akazuba bimaze gukubitaho biri gukora icyo bita evaporation umva kuntu bapfinyora kongereza narize wasoma ku kigo kiri mu murenge kandi ngarasomye ngevaporation ngafinyo ya kongereza evaporation igifaransa agoresha ngo evaporation ya une mpamvu twemera ko ari wavutse mbere ninjye wavutse ariko mwari mutarambaza izina twari tukiri hano yarakiri kwivuga ngo byarangiye ikiganiro kigana navuze ngo uyu nguyu ni buri hosting birarangira rero ubundi ariko byagenze reka tujye kuri wowe ngaho twibwire basibwira abafana bawe ubabwira uwo uri we murakoze cyane urasagira abafana n'ubundi nivuze mwabibonye ikisigaye ni izina ibindi byo nabivuze nabiyeretse nabakuriye akantuza kuntuza nuko akantuza kuntuza karangiza ni umugani wiwica ntabwo wakica umugani w'abandi mpari ibi bintu by'imigani bizanaduta mu buyobe rimwe na rimwe uzasanga ari nta murakoze nitwe Musikandi ndi impanga ya Musa yagiriwe ubuntu bwo kuza mbere ya Musa mu rugo n'indu umva deri izi ni imbaraga z'igishingwe umva imbaraga z'igishingwe rwose umunsi twaraye tunariye neza ariko mwariye iki Ewana mu kimoteri bagiye bamena ikintu bita inkoko mbese inkoko zivira hano iwacu zizindu cyane ari ukuntu abakire ariko mugira umuteto nkawukunda dore hari ukuntu umuryango ndetse ndi umukire abakire bagira umuteto ntabwo nari nywushyizemo wari unshyizemo nari nywushyizemo ntabwo nari nibeshye kandi byari bimbabaje abakire bagira umuteto tukawukunda bagira umuteto tukawukunda ejo bundi dore bagire gutya bakora niba barakoze umukobwa muri Serena bazana ikintu bita inkoko ifi bakabivuga mu mateka hari ukuntu ngo bakobwa ngo babasohokana ngo bakaryaho utuntu ngo bakaryaho akaguru kamwe k'inkoko kandi bakagasigaza turatugura akaguru ka kabiri nkarira induba nicaye meze gutya mu gateka cyane tuba twaje noneho twanakoze delivery ku modoka cyane tuza wenda nubwo kaba gahumura nabi ariko aba ari inkoko mba nayiriye kandi yishyuwe amafaranga menshi cyane mbere cyane twari tukihuriho nuko mwambazaga ibijyanye wakiri kutwibwira ari ibiri tugiye kuri MC Musikandi ndi umunyarwenya ukizamuka taremererwa gukazanura nibyo nababwira MC
MC se MC urume MC mu makwe mu biriyo wahehe numwe MC nyine nicyo kibazo nyiriho nyine ni incyanutsi dore impamvu ari incyanutsi nibyo nahoze nkubwiye nk'ubu ngubu hanga niwe wari umuhosta ariko urumva kuntu ari gukontorora ahantu hose ageze aratangira akavuga mbega ni muhanga jambo abanyarwanda benshi badatera imbere bamayindinga business cyane zitari izabo tutabareba mbere na mbere wowe urashaka gusobanura ikinyarwanda mu kinyarwanda njye nitwe musi kandi si ibyo nakubwiye nyine njye nshaka kumenya MC se ukuru MC mu makwe mu biriyo reka ngufashe ngo mu biriyo none se MC kandi nkubwira ubundi musi musanzwe muzi master of ceremony ariko izo ceremony ntuzi ngo nizi nizo nshaka kumenya gendeye musi kandi rero MC kandi gute cyangwa nyine ne MC w'ishyano cyuko yarabitubwiye nabyo byakunda nuko najye yogeza imbobo n'abapolisi bari kwirukanka bari kuzirukana ziri kunywa tineri ngo ngori yaramugurukanye ngira umupolisi ntago ari seriye cyane akabari ngira tineri ngura munuka asize tineri yiwera nibyo yemusingamo abana bato no kuvuga bakunda kwiha umwanya urumva nitwe musikandi nyine ni ibintu niha nako ni ibintu niyise ni muhanga jambo nyine yari hanze niko navuga bene mbere umunyarwenya ni umuntu uri seriye cyane ntose uri seriye ngewe urumva kuba seriye byo byaterwa n'icyo bita ubuseriye ariko nzi ko ngerageza uzi ngiye nakubeshye seriously I'm not serious seriously you're not serious gusa biravugitse none se so bivuze nyine nago ndi seriye cyane nyine biri seriye nago ndi seriye nziza z'amahanga baravuga ngo instead of being serious he is not serious kigehera ariko kakane nanjye karanchanze instead se bivuge bisobanuye nyine apali mu ndimi yagoranye urumva instead twe twisigora urabibona twihanganira ibintu by'indimi rero nabyo bijya bigora birakujabuka buri umuntu yati ibintu hari amagambo dukoresha ngo nk'amatirano kinacyo banza nari ntiye wari ugitiriye ni ukuri kw'Imana none se ejo bundi nagize gutya mbona muri Genesis cyane ko nkunda kuza muri Genesis najemo mwakoze performance nziza cyane narabikunze ese bino bikorwa byanyu mukora mwabitangiye gute umuvandimwe arakubwira watangiye gute kuba atereka mbe umukomedian undi rero kuntu byatangiye atari mushyashya muri Genesis so kuntu byagenze urumva ngiye naze kugirirwa nyine urumva uwo nguwo nabikubwiye ka kazi ke ko gora yukanka mu masyago n'ibiki byose abaragiye yajya gusyaga none nanjye mbona umupolisi yari yadufashe nyine umva bari bamenye imiceri nyine tuyigurisha n'abaturage iyo bakimena ikintu induba kikigerayo abaturage bo nagomba ko gishaje niyo cyaba cyarawe expired ari ukuntu umukwabo ari ukuntu umukwabo muri Kigali none uwo mukwabo waba bakawuzana induba bikigera induba bihita biba niyu okaziyo Dubai ibiba bimeze neza nibwo biba bihageze nyine none twe turafata turabigurisha mu ngo z'abantu tubigejejeyo rero uyu muvandimwe wanjye rero wajyanga nkakore abagize gutya cyangwa arayinywa oya wagira ngo arimo ariko ntayinywa wagira arayinywa ariko ntayinywa twaremwe mu ishusho y'Imana byibuke kandi amana inywa kore amana inywa pe yahinduye amazi divayi twinywa iyo divayi byakore byo nta none umuvandimwe wanjye niba nkwa ibiki abaragiye ajya ku kigo cya polisi ariko ngo umuntu bagemurira umuceri ngo mwamukuyeho ngo ngiye ko mfite umuceri bata umuceri bwoko kiba tuzawuzana noneho wumve kwiyumva ati ngiye kujyana n'abemeza uwo muceri ndabanza mbakubite sample yabo azana ibiro 25 by'umuceri umupolisi afanda barafungura afunga asangamo imiceri y'ubwoko bibiri umwe ugenda n'undi uhagaze urumva ushaka kuba utari kubyumva neza niko byumva imbere cyane umuceri ugenda subaho ntacyo ugenda n'undi uhagaze nyine usanzwe we rero hari mugenda kwa ko yari ishaje ko nibaje ku muceri ugenda mbere na mbere ku bantu bari hano watubazaga iyo yari inkuru watubazaga ku bijyanye n'urugendo rw'urwenya nuko
reka ngaruke nka mukuru w'umwana. ako kantu rero k'ubukuru rero ariko watangiye utwibwiriza ubwira ko ari mukuru wawe. ni mukuru wanjye ndabyemera ndanabyubaha akora guhora bigarura ntabwo ngo bitwibutse nawe ngabyibutse neza batereka ngaruke mufashe bigende gutya. ukuri kuraryana iyo buri utanze umuntu kubona izuba uba warabonye byinshi ku muntu. Rwanda barabona nahame hamwe ubivuge. Iby'urwenya nibyo batubwiraga muri Gen-Z. turi abanyarwenya nahoze nkubwira tutaremererwa gukazanura ariko tukizamuka buri ibintu byo gukazanura nagusobanuriye wabyumvishe cyane. turi abanyarwenya twebwe tukizamuka aho igitekerezo cyavuye naho niho mugenzi wawe agiye kukubwira nanone kaminono mbyirukankemo. Yego ubwo urumva hari umuntu nyine yari aziranye na Farimerisi natwe tuzanye gusa tutabizi. noneho hari ibiboro nyine umuntu aba agitangira nyine agenda avuga gutya avuga ngo ngo murasetsa ngo ibiki ngo ibyo ngiyo mana yanyu izabagira umwe avuga ati ibyo byakunda gute avuga ati cyo koza mfite umuntu nzi ukora ibintu by'urwenya ati yabafasha ati nde avuga ati yitwa Farimerisi gutya turangije avuga ati mfite na nimero ye turamwaprocinga nyine turamuhamagara. Merisi rero burane n'umwana mwiza tumuhamagara avuga ati nta nandi magambo ati nta kibazo namwiyumvamo gutyo kwa gatatu muzaze muri rihaso. Kwa gatatu tujya muri rihaso gusa ninjye wagiye arasigara ngezeyo rero ndakora muze nyine joke bigera gutya ukuntu bavuga ngo nta bivuge neza byagenze neza muri sanse iyo umuntu agize gutya ngo babira ni nka wa muntu wigira ngo ubundi hari sayini zibaho ukumva nawe umuntu yagize gutya umunyarwanda kikubwira ukamaze ati bimeze bite ukabona agize ngo nibutsa akazina kawe nkubwire njyewe nitwa Vicky umuntu akikubwira ngo Vicky ngo uzi Musa ngo ntashobotse agahita yigira ngo ngaha abasobanuye ibi ni mu mamiliyari damwe ya mwana afunze. Rero nawe arakubwiye ngo yaragiye imera gutya nyine joke mbona bigize narase ku ntego bivuge neza uwo munsi nta cyavuyemo bandahiye nawe ndavuga nti se komiye biragenda bite noneho arangije arambwira ndajya nyine ndaza ndabimubwira nyine nka story ndamubwira ati wari wagiye uyu munsi ko twakubuze nyine urumva hariya nyine haba hari abantu benshi nyine Marine roya tumaze gusirimukamo urumva abari abantu benshi bari aho ngaho nyine avuga ati uyu munsi ko twakunda mugana nagiye mu bintu gutya by'urwenya n'ibiki hanga ati tuzajyana tuba turajyana tujyanye ntitwakora icyo gihe ariko turareba tu buracya buke rero undi wa gatatu ukurikiyeho turagaruka tugarutse rero turahuza hambwa ati noneho reka ubwo dutaye icyo gihe tudakora nyine twavuze ati reka noneho dutegura ikintu twebwe tuzabikorane twaje turategura tujyayo tugiyeyo birangira dukoze turakora joke barazemera buke kwa kane dukora performance tubona biri kugenda bikunda neza ati noneho reka dukomeze dushyiramo inspiration ariko nanone bitatuza nanone gutarasa tukajya hehe gusyaka ubu nyine bikomeza gutyo kugeza nawe umunsi watubonye ukatunezererwa ukumva inzobe yawe uyivanze n'igikara cyacu tukicara hamwe bimeze neza hari ikintu byabyara kandi byanakibyara kubyara gusa si ahubwo ko byanaturaga byaturaga ntabwo byabyara mwumva kubyara ubundi kubyara habyara umuntu n'inka nayo irabyara ibindi byose noneho guturaga ni inkoko kandi turaga amagi menshi ubwo rero bino byabyara ibintu byinshi inzobe yawe n'igikara cyacu rwose byabyara ibintu byinshi. Reka tugaruke hano kuri mukuru wawe umunsi wa mbere wawe ariko akamukuru wanjye nyine ujya usa nk'ukirengagiza uvuga ibindi nabi sawa reka tugaruke ko ufite imyaka myinshi hoya nta myaka nayo n'amasaha basi oya amasegonda katuma amasegonda umuvandimwe naryo ryanze oya cyangwa tugaruke ku musyazi iwacu tugaruke ku musyazi yajya zikorana umunsi wawe muri performance ya Gens Comedy umunsi wacu umunsi wanyu wa mbere mwakoze performance byagenze gute mwari mumeze mute umunsi wa mbere rero dukora njye ntabwo nabonaga ndi guperforminga urumva by'umwihariko nka twenda dutuye muri Kigali y'inyuma tubarirwa muri Kigali muri Gasabo ariko y'inyuma nyine ahindu biba bigoye ko twabona abasitari kuko turi mu bantu batuye mu gace bigoye ko banatumira umusitari sinzi ibyo yabaje gukora yabaje gutibishimira cyaze wenda babandi
bakoze kera ubundi twebwe nk'arinda ubundi twe tuba nk'abasitari bahaza bikamashinga ni nk'abantu bakaranyuze bakoze mbere kuko n'ubundi n'ibintu batuzanira ni ibintu bisa nk'ibyaba expire rero umunsi wa mbere dukora wari umunsi w'ibyishimo ariko njye nta nubwo nari ndi guperforminga numva ukuntu twavukanye inzozi twazikuranye njye numvaga uriya musitari nzamubona gute uriya nzamubona gute noneho njye nahagaze imbere ubona abasitari bose mbabona bicaye ngo noneho bananteza amatwi bamanze amaso bagiye kumva ibyo mvuga kandi njye narakuranye za nzozi zo kuvuga ngo wenda uyu musitari mfana nzamubona nzahure nawe gusa mpita mvuga ati ibyo byose izi nizo nzira zo kuzababona pe yabonye umusitari afana uwo musitari ari kumufana ninde musitari ufana wa mbere ubundi wari muri jense ko ati kweri rero ibintu byo muri ntuza mbifata nk'agatogo ntago navuga ngo umusitari nihebeye n'uyungizo ntuza ntago njye nzigira cyane muri make mu magambo make uwo nguwo ni indya byose uri indya byose urira hose ni ikirumira habiri ni ikirumira habiri ni indya byose icyo navuga njyewe uwo nitwa ko mfana ni ukora ibintu byose binyuze uwo ninde sasa nkubwiye ko ari ukora ibinyuze byose yaba hari wenda ubwo urumva ni benshi ni benshi abo ngabo uri kumbaza ubundi nta n'urwambaye neza ni mu biki abamfana mu rwenya abamfana mu bindi bintu watubwiye ko harimo abantu wafanaga wifuza kuzahura nabo noneho uragenda noneho ubona aribo bari kugufana rero abo bagufanaga wishimiye ko bagufana nibo dushaka kumenya bari ibyo kumfana byo ntabwo nabivuze cyane ko twese iyo twicaye hariya tuba twaje kubafana wenda sinari mbizi njye nari mvuze aho numvaga nkunze n'anafana bo bari bicaye imbere bari ibyo kumfana byo ntabwo mbizi ahubwo nabyo byashoboka gusa barahari benshi cyane hari ba Kibonke Clapton uriya Kibonke namubonye mu mavuka yacu Kibonke twakuze akora twakuze muri za 2000 twakuze tumufana mwakuze mumufana ubwo dufite amasura ubona yakuze yirondereza aho turi abana muri za 2000 twavutse nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu n'inyuma nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu umunsi wa mbere manda ya mbere yiwe ayitorerwa his excellent twavutse nyuma yaho ubwo ni 2000 ni muri za 2000 ibyo nuko tutabyemeye sinzi wenda ubwo wenda ariko impanga ntago yamenya byose mugenzi wanjye aramfasha arya erega kuba tuvuka ntago nkutwaje umutwe mwana gisubizo kiragoye gisubizo we twaje ubwenge ngiye mutwaje umutwe gisubizo kiragoye 2007 yari irangiye ya mbere turimo inyuma yaho za 2000 ubwo rero reka ngereranyije ni nka 2005 naho neza we ntaga n'amasura yabona reba ari nota mariko abanyarwanda byo bango yakuriye mu ruhu nyamara mbona ari byo wowe twarakuriye mu ruhu wakuriye mu ruhu urumva nukuri umukobwa mba nkusubije ikindi ariko wenda nta wamenya arye nazagaruka natari ibi binzanye ariko nubwo byaba bigoye ariko byo gukurira mu ruhu byo byanashoboka oya ntabwo bishoboka birangiye byanze se ndabyanze ntabwo ubundi ndakubwiye ko umuntu atoshye ibyo bitwika agwamugana ese ngenda byibushye nyine wenda sinzi ibintu byo kuba umuntu atoshye urumva yani nk'ibintu by'imvaruganda baterekaho ibintu byo gutubura agatera igishinge ukabona gise gikura mu masegonda runaka sise bibahe ntabwo ibintu bibaho wari utubwiye ngo nawe ntabwo byibushye ntabwo mbyibushye ufite kuba utabyibushye ariko ubyibushye aba ari birabaye ukuze ukuri nta kibazo namwe uko muri nta kibazo twe biratunyuze neza utiyakira ubundi byagenda utisa na mitima aka gataye ngo niko kagezweho abana barazikunda muri Kigali Nyarugenge baba bakomana mu mitwe cyane barabizi noneho binduha bimeze bite ngo turacyari kuri izo nzego nuko umuco umeze gutya hari ibintu bajya bavuga iyo umuntu ngo abaye ngo umusitari ngo afite ngo kono ngo yikuza ngo n'ibiki ni ukuri kw'Imana mbere ntarajya muri uno murongo nubwo ntaramuba nyine numvaga ko ari abantu babirase bica ku bantu ariko ni ukuri kw'Imana ni inshingano hari ahantu ugera ukaba nanjye arakobwa twakuranye mbona batwika ari beza mbona barenze aho nsigaye mbageraho nkavuga nti ntabwo baragera ku kigero nifuza nyine umva umuntu yabakundaga kera ariko nk'umuntu asigaye ati nari narasaze ubonaga uri muzima cyane ko buriya abakobwa buriya mubyirukanye bafite ukuntu bavumbuka vuba noneho ari ukuntu nko muri tour ukuntu abantu babanyonga nk'amagare buri umuntu wahagurutse mbere cyangwa se uri imbere si ugerayo mbere yego nyine umuntu wahagurutse mbere si ugerayo mbere icyo nshatse kuvuga ari ukuntu abizate se yigeze atwara ibintu bizute kuri uwindi iby'amagare nicyo nashaka kuvuga nabyo njya mbibona ku mateleviziyo
nyine icyo nshatse kukubwira birasobanutse cyane. Buriya hari ukuntu abakobwa uko akura yihuta aba afite ahantu atagomba kurenga. Ni nk'ibihumyo niba ubizi. Igihumyo gikura iminsi mike ariko hari aho kitazarenga. Nyine n'abakobwa hari ukuntu akura ubona ari muri move hatari byihuse kabisa ameze nka koroyiro ariko akagira ahantu agahita ahagarara. Mwihangane ntabwo mbatutse nshatse gutanga urugero. Abakobwa uradutse pe. Rero twebwe nuko twakuze babandi twabonaga dufata ukuntu twaje kubadepasa. Ni ibihe nyine niyo si tubamo uyu munsi nyine umuntu munyuraho gutyo na gutyo ntabwo twabyirenganyiriza. Ariko se nk'abantu b'induha biri kunanira kwavuga induho n'induha kwavuga nabi nibayo muri baba kwavuga nabi iki kiganiro ukagisohora ukorwaho iperereza kuko induba harubashywe cyane hatariho nta bishingwe kugira ngo wumve urwego rw'induba. Hari igihe nta mu myanda buriya induba bigeze gushaka kuhashyira mu maboko ya Kiyovu Sport iriya y'umupira Kiyovu ngo ikimoteri kijye cyunganira byibuze finance ya Kiyovu kuko icyo kimoteri utacyumva gutyo gusa ni ikimoteri nubwo gishyirwamo imyanda neza ahantu hashyirwa inkoko urumva nta kivamo aranarenza ari ahantu baza gushyira inkoko. Icyo kimoteri cyari gishinzwe gufasha iterambere cyangwa se gufasha mu buryo bwa mikoro ikipe ya Kiyovu Sport. Ikipe uri kubyumva ikoresha bije iri mu mamiliyoni magana. Icyo kimoteri gifite umumaro utavuga nabi bakagufunga. Kiri induba rero none ubu nahamenye n'induba. Ubu ngo abantu b'induba iyo bababonye bavuga iki? Barabizi twe turi abantu tutajya twihakana aho tuva turi proud yo kuba b'induba kandi turi na proud yo kuba. Ntugituye se? Njyewe cyangwa wahise wimuka nyine ubonye kafashwe? Nta kagake kafashwe mana yanjye ashinyagura. None se urumva move ndimo meze nka wa mwana navugaga wakuze wihuse ntamenye nyine ntago ndamenya ngo birakanahe sinzi aho binjyana niba ari ku murongo wa nyuma kuri finish line niba bigira sindabimenya gusa koko byo gufatwa byo nyamara karafashwe even if byaba byarabyaye byo niyo twicaye inyuma twamanitse amaboko turi kubafana uba wumva bitarenze abyihorera babishimishije nk'iyo mubonye abantu bari kubafana muri guperforming imbere ukabona abantu twasakuje twabugije turi kubafana ubyumva utari nkawe uri hari imbere ahubwo ngo mbyumva nte ubyumva ute uburyo mbyumva rero numva ari ibintu by'ibiriro byirukanse mu mubiri umva ibishanyarazi birakutse umva umutima urasimbutse gutyo urasimbutse umva ngo wabongera umunuko ngo wabongera ubundi bajya bavuga wabongera n'undi munuko bajya bavanga igitwenge ngo buranga igitwenge ngo kiba kikorozinze kikavarinze ibintu byinshi abanye twatumenyetso ngo oya ubundi twatundi yatangiye kutwica utu n'utumenyetso two mu mbwirwaruhame dukunda gukoresha ariko kera bavanga abakire ngo bavugaga gutya ntago ari abakire ni umuntu wese ushaka kugira ikintu abwira umuntu urenze umwe niyo yaba ari umwe iki kimenyetso kimworohereza kumva ikintu niyo mpamvu ni ibintu biba byatugiye mu muco wawe usigaye ukoresha urya apari yo kuba wavuga so icyo navuga nari mbabwiye ko buriya agatwenge kaba gakavarinze ibintu byinshi buriya abantu iyo basetsa hari inyuma rero nubwo turi impanga buri muntu agira feeling ze ngewe buriya yego dufite ukuntu twishimira hamwe ariko buri muntu agira n'ibyishimo byiwe by'indani ngewe ubundi hariya iyo abantu basetse mbibarira mu bintu bibiri nako ni birenze bibiri hari igitwenge cya mbere mbariramo iterambere mu byo dukora sibyo kuko nimwe mutuma abasetse abafana nibo batuma ibintu biva ku rwego rumwe bikajya ku rundi mbariramo igitwenge cya mbere nyibariramo iterambere iryo terambere ari ryo rituzanira n'amafaranga irindi mbariramo igikundiro kuko nta bantu nta cyabaye niko navuga uriya nko ukuntu bahangata mwari b'inyuma nkanga kubivugira kuri stage nkahita batari kuriya kubera ko icyo gihe mba mbonye n'icyo mpera njya kuvuga ati nitwe Musikandi introduction nyine hari ukuntu twajyaga twinyuza hirya nkakwandikira ati se waryamye wabyutse wariye wanyweye ariko iyo wageze hariya yego wenda singiye gushuka abantu bagiye kubizamo ngo ari byo bazajya bifatisha mu bana b'abandi ariko nyine gafite ukuntu koroshya communication areka kuvuga gura ya ni menshi bati nitwe Musikandi tete bumura sanze ndakubona hariya ndagufana urumva kari agatwenge yo kaba gafite ibintu byinshi by'umwihariko wenda ikindi navuga no mu buryo bw'imiryango duturukamo usanga twese nk'ubaka akanya turi impanga twasoreje kwiga rimwe twese dufite imanite ntabwo twaje mu rwenya byo kureragisa twaje turi abantu bazi icyo bashaka nta akazi buretse
ntose ntabwo ari akazi. Mbere na mbere urwenya ni ibintu dukunze, ni hobby. Nyine ni ibintu, ni passion. Ako yarize? Yarize. Twarasoje. Hari ibintu nyine, hari ibintu bibiri ubundi. Hari ibya bintu bavuga ngo ikintu ngo ukirukamo ibiki n'ibiki. Twe noneho urwenya rutwirukamo. Cristiano niwe bavugaga. Rubabungamo koko. Cristiano niwe nijoro warugize akandi gahigo ko kuba top scorer muri ligue ya 4. Nyine yaragatsinze, sorry. Noneho niwe wavuze ngo ntaga following ngo I don't follow record. Ngo record follow me. Yeah, flow. Ukurikira. Flow. Nyine kumwe kuri Instagram kuvuga ngo kanda follow. I don't follow record. Nari mvuze flow yo gutemba. Okay, ariko urumva ko nabyo mba mbizi. Warize pe nabyemeje. Perfect. Yeah. Nyine icyo navugaga natwe ntago nabara ko twiruka inyuma y'urwenya. Ahubwo rwo rutwigenderamo ikiba kibura ni wall of mouth kugira ngo tubigeze ku bantu nyine. Ndo batwara samye n'ukuri kw'Imana. Okay, mushaka kwa mwiga bimwe birenze? Oya ntago ari ibirenze ahubwo tubishiraho umutima nyine tu. Uragerageza kwiga ibyo ugenewe ukakubitaho n'umusyago w'amasomo usyaze byose bikagendana undi gahunda niyo witeka. Nose wakuze umushaka kuzabiki? Nakuze. Data we. Nakuze nshaka kuzaba umuntu w'umugabo. Hako biri kugenda. Ntabwo byari nasi wowe mugore. Oya abantu mwese shaho umugabo se nese ntago umusane y'umugabo ari umugore rero nako enda ni umusane y'umugabo n'umugore n'umugore birumvikana ni mu bintu by'ikinyarwanda mu bintu by'ikinyarwanda mu kinyarwanda ariko buri mu busobanuro bwiza iyo umuntu avuze ngo imodoka ikabira amenye ngo ni Gustine umenye amenye ibishimwe ugahita ubyumva noneho uzi ko nka Gustine noneho kumva nk'imashini wambe nk'imodoka nyine iramenye umuntu kukaza ugatuvuga ngo uyu munsi bamenye amafi ese ubwo amafi abanuka neza amafi ubusa amafi yarayumva yaravangiye ahubwo vuga ngo Gustine ukuntu bikora kuri ibyo ngibyo nka mukuru yerekanye icyo nkiraho umucyo kuri kino kintu nabihaza urumva ikintu kibaho hari ahantu twe tuba ari ukuntu nyine wavugaga ngo papa cyane nk'abantu bacirira amatungo nyine arinda umutekano nk'imbwa n'ibindi hari ukuntu iyo aje agera nko kuri gate niyo yakumva imodoka imbwa igahita imenya ko ari boss uje natwe ukuntu dukora tuba tumeze nk'abari guhura mu ndimi nziza ni nko kwihumuriza niko navuga cyako gusensinga rero hari icyongereza yego gusensinga hari ukuntu natwe akongereza kuri kamanze nkavugeho buriya uratwifatira nuko tutiye nakubwiye uwo nguwo kugira ngo mugire inama birasaba ko abanze akakugira inama mu nama ugiye kumugira hakaba harimo inama ye niburamo ubwo ntabyumva twivugiraga ku bya Gustine yamenye yego nibyo nakubwiraga nyine hari ukuntu umuntu amenye buriya hari ibintu bamena niba ari wumva nk'imodoka imena amabuye uhita wumva akabina bisakuza ari amabuye buriya ibi byanda bisanzwe ibintu by'ibishishwa by'ibiribwa runaka buri iyo bimenwe umenya ibyo ari byo ko bimenwe na oderi yabyo iba yumvikana ariko buri yari ukuntu inkoko zigira ikinyabupfura nubwo ziba zitakihumeka ikinyabupfura gute ari ukuntu inkoko zimenwa ukumva ko zimenwa kumva karahumuye se basi niko dukora hari kandi buriya n'abarimu b'induba ku mapirimeri bagira ukuntu batwara abana babo ntabwo umwana w'induba bamushyiraho pressure ngo ugiye ngibi kuko hari igihe usanga ari imari kandi buri imari tuba turi benshi tuzirwanira kandi usyaze neza n'usyaga mbere usyaze neza n'usyaga mbere ntabwo byumva neza nyine kubera ko bari imari ziri mu mari nyine ari ibintu bajugunya rero hari igihe usanga harimo imari ubikoze neza n'ujya kureba imari mu mari imbere ubikoze neza usyaze ni nkuko bavuga ngo useka neza nusetse none usyaze neza none wowe nusyaze mbere ni nka byandi bavuga ngo wa muntu wagiye nyine kujya mu isoko nyine ukajya mu isoko ugahaha mbere nubwo atari ko babivuga ariko bifate nk'ibyo nyine umva iyo ugiye mu isoko bwa mbere niho ubasha kureba umwenda mwiza akaba ariwo utwara rero nawe ugeze ku isyago mbere niho ukuraho ikintu kizima kandi abantu benshi batazi induba bazi ko ngo gusyaga ari ugusyaga ibintu by'ibyuma nyine ibintu by'amameto n'ibikindi gusyaga ubundi twe dusyaga ni terime nyine rusange yanakwa igihugu cyose ni ugucakaza gusyaga nyine ni nko gusakatu niko kuramo ikintu boro yawe rero ugakura boro muri iyo myanda birashoboka cyane ugakura muri iyo myanda barimo ikintu urugero wenda sinzi wenda nka kariza w'iwanyu nyine nka kariza w'iwanyu reka tufate ko iwanyu mufite kariza kore yize ngo dufite kariza ngenda mu gushingiye cyangwa uramutuhaye ndamubahaye nka kariza w'iwanyu ufite ko ari nk'akajipo kamusize urareba ukuntu
abana bo mu bakina bavuga ngo ibyana byo mu bakira abana bo mu bakira bafite ukuntu babaho abwira ngo manga iki ngiki ngo ndagihaza none bafite n'uturimi ngo kanterarerije kavanga kangaka ngo kasigaye kanterarerije ngiyo nkambara rero ako gakanzu hari igihe bakazana mu musyago cy'akajipo ako ngako iyo nkasyazi neza mu bambere hari igihe nsanga nuza wenda goreti wo mu rugo we nyine kamukwiye Kariza karamusize ariko goreti wacu kamukwiye Kariza agakanzu ka Kariza agakanzu ka Kariza kakaberwa na goreti ugasanga ni gashyi wacu kwa goreti wo mu rugo bina bari bizima cyane usyaze neza n'usyaze mbere terime nduba ewe ndapfuye none se okay reka tugaruke hano mwansikije cyane oya reka nkubaze ako bundi reka nkubaze kamibari ubu nk'igihe twaganiye twavuze iki ubusa gusa nta n'ikintu uratubaza nta n'ikintu ndababaza n'icyo kirenze guys njyewe natumiye abantu ariko nibo baje kumbaza n'ikibazo cyabaye urumva mu minsi yashize nibariza karagiye uretse mwibarize rata rigani sinzi utugambo citaramwaje ngo cita ngo yewe usuzajye ngo ujye kwamamaza ngo ibibanza byawe ngo natwe twamamaza ibyacu nyine urumva ikiba cyabaye aka kanya mu kiganiro cyawe watumiye abantu ntabwo navuga ko tukurusha kubaza ahubwo umunwa wacu urenze wanjye wisumba kuruje kwa hejuru ya kontrole yawe bivuze ngo watumiye musi we watumiye musi ugira ngo umwe musi none byarangiye ari we ukwe musinzi ikinyarwanda kiragoranye rata ntabwo cyari ikinyarwanda cyo ikinyarwanda nawe ushaka kuba uri mwiza ariko utarize neza ntore se twize ikinyarwanda reka jye nize ikigoroba uzi ikigoroba byashobora kuba ari nk'ijoro ahubwo wowe kubera ikibazo ryo rinkwiriye none se nuko straight to the point wambaza guti tukugarukeho okay reka tugaruke nabazaga uba wumva urwenya rwawe rwagira nko kwihe level ni hehe uba wifuza kugera ibyo bintu bisaba abantu bafite ubwenge cyane reka ngire icyo mbivugaho ku bijyanye n'ubwenge ho tugaruka nk'initi icyo navuga niyo mpamvu wumvishe nivangiramo utuntu twa ivenifu apare n'ibiki donc nakwakibagiwe za donc utuntu nk'utwo so nakukibuka ubundi iyo dushaka nyine uru rwenya ukuntu turushaka niba ubibona neza by'umwihariko twe dukora stand up buri tandukanye na biriya bya banyagisobora bakora sinzi ni nka acting ya sketch ariko bakora nyine bahita bagira twe dukora stand up ni nko gupfa no gukira setsa umuntu cyangwa ushye rero kimwe cyo maze kubona mu mboni zanjye ntabwo nabibona kimwe n'abandi banyarwanda gusa abantu turi muri industry ya comedy mu Rwanda hari ikintu tutaratsinda kandi twese twifuza nyine tuvuga ko nta mafaranga ari kubashije urwenya rwawe bamushaka gukora ibihute vuba warambiranye ihute warambiranye guca hejuru y'ibintu bimwe bisasira bimuka bisiga nimba ngira ngo muzingo mubwire nk'intiti oya warambiranye nibyo ratanavugaga urwenya rwacu rusa nkuru nyine ntago rurambuka imipaka niko navuga sibyo kandi ibyo byose bigirwamo uruhare no kubenda reka tubyoroshye urwenya rwacu ashaka ko rwambuka imipaka n'ibyo ngibyo se tubirarangiye imipaka Burundi na Kongo ariko Burundi na Kongo na Tanzania tukagera niyo za ntuza za New York za mahanga iyo za Europe urwenya hariyo gusa rata tuvuye muri joke tugakora turetse joke dukoze brag hoya baravuga tuvuye muri brag tugakora muri brag ukore brag nyine kora brag z'ukuri ureke joke tu reka joke ukore joke uri kubyumva ibyo gusa si kimwe hoya nyine hari ukuntu kinira mu bintu nicyo bashatse kuvuga kubera ko iba ari urwenya tukumva ko ibintu byose ngo ari urwenya rero reka urwenya mu rwenya uri kubyumva ibyo bintu nta kuzana imikino mu mikino nyine ni nko twe nta gukina n'amarangamutima y'abantu muri make ni ugutanga ibintu by'ukuri bifite karite rero ibyo bintu uko bitanga neza hari abantu nyine cyangwa se hari abandi bantu baba batureba tutazi buriya ahantu haba hari abantu benshi bakureba mu byo ukora byose buri muntu aba ni nk'icyegeye mwakoze performance mukumva murahiye koko nyine mukabona abantu ntago basetse twe ntitujya tubyibuka ibibi ntitubibona kubera biba byabaye uwo munsi ntawo nibuka ariko wakibuka igihe abantu bigeze kwishima ibyo byo ndabyibuka ku itariki 10 ku itariki 16 buherutse ejo bundi byari ibirori byari bimeze bite mbararikiye ejo sinzi igihe muzasohora bino biganiro turi ku itariki 29 mbararikiye ejo kuwa kane kuri 30 ejo turahari cyane ndahabaye nuko umuriro uzaka murumva mubyiteguye cyane nubaka akanya ahubwo mu masaha aza nk'imwe iri imbere cyabiri tugiye no kujya gushaka igituma ejo tuhagaragara hariya
igituma tugiye gushaka stage kugira ngo byumve neza. Ese nyine biriya bintu muvuga ni ibintu muba mwagiye gukora practice? Ni ibintu dukora practice kubera ko tutazikoze hari abana bajya bavuga n'ibintu bitemewe mu gihugu bakaba banafunga jenizi bakayihagarika. Mbese uragenda ukabivuga hariya ni ahantu uvugira ibintu bagenzi bawe ntabwo ari bose ugutora. Bagenzi bawe nibo bavuga ngo uko tubyumva bitewe n'ibyo natanze mu bana 80-90 baba bakeneyemo nka 6 bazamuka bakajya basanga babandi bafite amaflyers cyangwa se amafoto nyine ariho natwe tuba tuzagera uko dukora neza. Rero abana 6 batorwa n'ababandi 70. Twese turakora ukava ku wa mbere wa kabiri paka ku wa nyuma tugahitamo tukavuga ngo uyu nguyu Vicky yaturushije ubwo uratambutse muri babandi Musana kandi baturushije tukagenda buriyo tubonye hari tuba twatowe ma niko bigenda niyo twashye rero hari niyo duhiye yego wenda hari no tuba tugomba gutangira final product ariko nyine niyo twashya boss wababizi kari ibiboni nta kajori tubura mu ntuza mu rugamba biba byabaye kwa ni je wandi ubimenyereye akura mu nta kirenze nawe sujye ubona se ko nawe byanga nibyo gusa nyine ibintu tuvugira ni ibintu biteguwe biri mu mucyo kuko situbaho utuntu turyoshye se birenze yarawe ko ndi umufana ukomeye ibira ni ibintu tuba twizeye rero hello guys imbere cyane ako kantu imbere cyane ubundi kari akantu ni moto ni moto yacu ariko umuntu akavumbuye n'umuntu bitari yakura ari yakura yaragakubise we nta nubwo yivugiye ngo hello guys muri Trace Award yavuze ngo hello guys nyamita mugahindura twe twazanye hello guys ivuguruye ngo Kigali ngo this is Kigali boss babes ngo we are very honored to let's take a look. None baravuze ngo the winner is David from Nigeria. None yavuze David bayingana mbona batangiye guhagurukana ba David runaka twakoze barahagurutse twazanye we yavuze hello guys twe tuzana muri make ni hello guys ivuguruye twe twazanye nuza remix twe twazanye hello guys nako ubundi yari yakuru ya nyayo ni aro guys aro guys ni none twe twaje tubura hello guys none se biriya bintu muvuga harubaha igitekerezo bagati umunsi muzavuge gutya na gutya cyangwa se nemwebwe ubwanyu navuga ko ntawe ari karanahari uri ibintu by'urwenya bimeze nk'abanditsi b'indirimbo hari igihe ufite kwandika ko yakuririmba kuba ukora hip hop ntibyakura ko watekereza ikintu cya R&B right rero kuba hari abantu dukorana bakora style twabonye ko twese tudakora style zimwe rero ufite kuba utekereza style ugasanga ninge n'uyu try fitting wenda ni y'abantu babiri bishoboka ko umuntu aduha igitekerezo wenda ntaduhe brag yuzuye akaduha igitekerezo kuko n'ubundi niyo brag twe tukiyubakiramo ibyo kuvuga cyane ko natwe bishoboka ko dufite kuba dufite igitekerezo ariko tugasacyavugwa n'umuntu umwe tukagitanga ku bandi mukahita mu bintu nyine bidakuye ariko nanone kuba twebwe imbaraga nyinshi ziri ku byo twebwe dutekereza nyine tugatekereza ibintu byacu cyane ko akenshi tuba turi no kumwe mu rugo nyine tuba tugenda gutyo mugatekereza mwataka akantu kasetsa abantu gutyo umwe agahita kazamura hari n'igihe yavuga hari igihe urumva ngo nta muntu uza wigirira nyine uvuze iki sobanura nupfu winukira niko bavuga hari igihe atekereza ikintu atari umupfu numvishe akumva numvishe ibindi ngo nta muntu nyine ari ukuntu atekereza ikintu akumva ari cyo gitwika ako yakimbwira uko yacyumva nkumva nta kirimo even no kuri ngewe nanjye ari igihe ntekereza ikintu nkumva kiratwika nkanafata nkamuhamagara niyo yaba atari mu rugo nkumva nahita nkamubwira nkikamubwira agahita ngo kandi ngo wenda singiye kuguca intege ariko ni kari kuvamo ngarika aho nta kintu ndi gufatamo nyine nawe washyira ku munzani ukumva koko ntago gifitinga muri ya system turimo nyine bisaba ko twebwe twumvana nk'abavandimwe noneho kunanirana kuryana ntago byashoboka abafite 50 nkagira 50 adahari sinaba mari nanjye ntani ntiyaba hari naba mari gicerata naba nyine icyo nshatse kuvuga iriya hari uwagenda nga performing ari wenyine atari kumwe n'undi byapfa yashya yagurumana yatogota yashira ibyo bintu twashatse kubikora umwe yimenye nuko tutabikubwiyeho twabihishe ariko ibyo byarabaye twigeze kumara nk'amezi 3 buri umwe ashaka kugenda wenyine aya 3 twaye amazu twaje muri Genesis mu kwezi kwa 5 ku mwaka wa 2023 duperforminga bwa mbere mu kwezi kwa 9 amezi 3 niba tarane icyo gihe twari turi mu murongo wa buri umwe ari wenyine kuryana kumwe mu rugo ibyana bivukana bitanahuza sometime ni ibyo ngibyo mbese niko byagenze yego
ngaho mugire ikintu mubwira abantu badukurikiranye mu kiganiro cyacu ntuzigiye twari tuba nta kintu twavuze ariko nawe ubusa mwavuze ubusa nimugire nk'ikintu urumva kuvuga menshi siko kuyamara kandi nta nubwo nabwira umufana ntacyo arafana araje afane arafana iki ntacyo arabona ejo kuba bishoboye sinzi igihe muzasohora ikiganiro ariko bibaye ngombwa gisohotse no munsi cyangwa ejo amasaha azagera benshi bazaba bakibonye ubundi ku masaha ku bintu byoroshye ku wa 4 ka Kigali ku itariki 30 kuva saa 11 n'igice amarembo azaba afunguye kwinjira ni 5,000 ahasanzwe ni 10,000 muri VIP urumva nko ku bantu bakishakisha baje mu nkundo vuba byoroshye ko kupura agacumi konyine kabamanura mukajyana kwicara muri abantu bamaze kugira iyo bagera na kaveni si ibintu birenze ubwo rero kuri kupura ikindi twababwira turabakunda dukunda abanyarwanda nkuko nabo badukunda no muri comment ndakeka bamwe bazabitubwira nibyo nicyo navuga musa nta kindi gitekerezo afite gusa byarangiye ntacyo ntabwo byaba byarangiye oya ntumunsumbishe ntamvuge nyuma sangwa yaragiye kumbaza ntavugire nyuma yanjye ngiye kukwibariza navuga ubwo biraba ngombwa ko ngira ikindi nongera ni ibintu byasingo ngiye kumubaza nta kibazo mwana wenda kandi ashaka utambera ndabyumva kubera ari ngiye akongeye tugafitinga ariko weho nawe mukamudafitinga hako wenda turamutse duhuje imbaraga twamutwara undi papa kazaduhera inkwano rimwe no mwana muri babiri ngiye nkajya mutera umutoma mu gitondo kugera saa 6 naje nimugoroba kugera nimugoroba mu gitondo wenda ukamuzima 20 webyo bintu byaba ari bizima cyane wajya wumva ibintu byinshi bigiye bitandukanye inkwano twavugana nari sibyo tukabwira papa ati hari umukobwa twabonye mu buryo bwo kutakugwa tukwaka inkwano nyinshi uraduha inkwano y'umuntu umwe turirwariza babiri ubundi tukakwitwara musaka kuvugisha mu kumanywa nkakuvugisha nijoro oya wabonye ibyo nijoro kumanywa bayanye nakora nijoro ko wenda mafite nakandi kazi ukora cyangwa uvuga sorry buriya kuvuga bindutse gukora ariko byaruzi ko byafashe indi ntera nuko ahubwo navuga ijambo rya nyuma twumve ikintu twababwira tumubwire ngo iki kuvuga menshi siko kuyamara turabakunda abantu bakurikira MTV1 show ndababwiza ukuri ni ubwa mbere nje hano ariko niryo tangiriro cyane ni ukuri kw'Imana tuzanagaruka ko tuzayavuga ubu ntacyo tuvuze tugeze tuvuga nta nigeze mvuga ijambo nta n'ikintu ndavuga rero rwose nk'umuntu wavuze turabakunda ariko bidakuyeho abanzi bacu ntabwo bo tubakunda ari ibintu biba bigoye ngo umwanzi ngo dukunde abanzi bacu uzi ko nkwanga urunuka asi nabanzi gusa imbaraga zo kunkunda wazikora nakandi kantu ngo kunda mugenzi we nkuko wikunda nukuri kw'Imana kiriya kintu kirakomeye twavugaga nko kuri ngo musanga gufashe ku manywa gufata umugoroba aho ngaho iby'ubugenzi bivamo turi impanga ukunda mugenzi we nkuko wikunda ariko hari ahantu bigira nshuti yanjye icyawe n'icyo ufite nuko murakoze so guys turabashimiye cyane mu by'ukuri byihariye mwakoze kubana natwe muri ikiganiro cy'uyu munsi ndatekereza ko wowe uri hariya you enjoy it